Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 nari mukuru, nari nubatse, mfite umugore ariko nta mwana nari mfite, twari tutarabyara. Jenoside yakorewe Abatutsi rero yakoranywe ubugome kubera ko nta mbabazi zari ziriho. Itariki ya 7 Jenoside itangira, nahise nkora igikorwa cyo gufasha umuryango mu bahigwaga, umuryango w'umushumba Pasteur Niyonsaba Vianney. Nahise mbajyana mu rugo, cyane ko n'ibyabaga nabirebaga, abijyaga kwicara nabaga mbaruzi kandi buri munsi. Rero icyamfashaga kugira ngo menye uburyo ndibuze guhisha abantu banjye ni ukumenya amakuru y'aho ibitero biri buke. Byansabaga kugira ngo njye hagaragara, byumvikane abicanaga turaziranye. Hanyuma ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 nibwo igitero cyaturutse muri Musasa hariya hakurya kiraza kizi wanjye. Nta nubwo nari mpari, hari mu gitondo, kubera ko uwo mushumba wacu ntago yabanaga n'abana be. Yarambwira ati ntago ndibuze kwishanwa n'abana, byansabaga kugira ngo abe ari ukwe. Mu gitondo rero narazindutse kuko nagombaga kumugemurira, nta muntu uramenya ko nta muntu mbona. Ndazinduka rero mugemuriye, mushyiriye igikoma cyo kunywa. Hanyuma igihe cya 2 ngarutse, byasabaga kujijisha, kugenda umuntu yahira ubwatsi bw'inka kugira ngo batagira abantu bamenye ikintu wakoze. Hanyuma ngeze mu rugo nsanga rero abana nari nasize mu rugo, icyo gitero cyaje kirabatwara. Hari abana 7. Birangije baje barabajyana, basiga umwana umwe w'umukobwa, ntago bari bazi ko ari umututsi, umukobwa w'umugabo bita Murigo, igitero wa gereza ya Butare, yitwa Eric. Batwara rero abo ngabo bari bazi, batwara abana b'umushumba wacu, barabajyana kuva iwanjye kugera ahantu babajyanye harimo metero 200. hari umusarane muremure, babatema mu musarane. Icyo gihe n'inka yari iri mu rugo barayitwara. Ngeze mu rugo nsanga umugore ari kurira, ntirinde gukubise, ati babana barabajyanye. Ni bande? Ntago mbazi, kubera ko yari mushyashya, ukomokaga muri Murangara, nta bantu yarazi. Birangira rero nkurikiranye kugira ngo mbashe kumenya ahantu abo bana babajyanye. Ntago nakurikiranye nk'aho bagiye kwirira, nakurikiranye abana ahantu babajyanye. Hageze ndeba ku rusengero hose, ndashakisha ndeba, ariko nkumva amajwi y'abantu. Ndebye nsanga bari mu musarane. Mbasha kuvugana n'umwana umwe wari urimo utababaye cyane, bamwita Ukwishatse Salomo. Ahita azamuka, muhereza akaboko, ndamuzamura mushyira mu mugongo. Mu gihe namanuka gato mpita mpura n'ibitero, ariko mbitanga kwibona ko nge narahirengeyeho bari guca hasi mu muhanda. Ndamwijishura, ibitero biratambuka, ariko turanavugana. Bati tugende kuri Ngoma, nti mugende ngenda manuka hano. Mbanje mu rugo ndamanuka hano hato turahurira hakurya. Baragenda, nanjye bamaze kugenda mfata wa mwana namujyana mu rugo. Bari bamukubise umupanga hano mu mpanga. Hanyuma maze kumugeza mu rugo ndagaruka, mpageze sanga abandi bo banengekaye, nta n'umwe ushobora kugira, nta bushobozi bafite bwo kuba babasha kwikuramo. Subira mu rugo, ariko umutima ntiwankundira. Ababicanyi nabo bagiye kuri Ngoma bakora ibyo bakoraga. Hanyuma baza kugaruka mu masaa 8. Baje basanga abana baracyarimo baracyavuga. Ubugome bari bafite, hari amabuye yarari aho ngaho yagombaga kubaka uwo musarane, hari n'amatafari yagombaga kubaka uwo musarane, hari n'urwego. Barangije buri muntu wese yafataga icyo ashoboye akajugunya muri uwo musarane kugira ngo bapfe. Hanyuma Imana yo kagira Imana, hari ibintu yakoze. Umwe yafashe urwego arujugunyamo ntirwageramo, ahubwo rufatwa mu kirere.
none babandi boherezaga amabuye n'amatafari bakoreza amabuye n'amatafari bagafata ku mitambiko y'urwego amabuye akagera hasi yamaze gucika intege. Hanyuma bamaze kugenda ibyo barabikoraga, ariko ntago nari ndi hafi yabo kuko nari nakoze icyaha cyo guhisha abatutsi. Cyari icyaha guhisha umututsi, cyari icyaha iyo bagufataga wahisha umututsi. Tubiziranyeho n'abantu ba hano muri kano gace, baragufataga bakagutegeka kumwica, utamwica bakariwe bica. Reka nguhe urugero. Umusaza bitaga Senanazariya basanze afite mushiki, afite muramu we, umugabo bavukanaga n'umugore we, bamutegeka kumwica, aramwicira ubwe. Ariko wumve uremere byari bifite. Rero bamaze kugenda cya 12 njya mu rugo mfata ibiziriko byari biziritse ihene, ndabifungura ndabihambira mbigira birebire, ndaza nshinga urumambo hafi ku musarane, ariko ndarukomeza nkajya manukira kuri bya biziriko. Ngezemo hasi, ngezemo sanga abana bapfuye, nta washoboraga kuvuga kubera amabuye babatayeho, kandi ubwo uko nakamanukaga nanjye nabahagaze hejuru, kubera ko nta kindi nari buze gukora, sinari kuze kumenya ngo hano niho umwana atari cyangwa se niho umwana ari, ariko byansabye kugira ngo nyimvana ibyo babatayeho uruhande rumwe kugira ngo mbashe kugira wongeraho. Uwo nageragaho ngasanga agifite agashyuhe, uwo namushyiraga mu kiziriko nkongera nkamuzamukana nkamujyana mu rugo. Bose ndabazenguruka, mbasha gukuramwo 2 bazima, abandi bose bari bamaze gupfa. Ndazamuka ngera hejuru, ndabataba ndenzaho itaka ryo bacukuye umusarane, babandi bandi bazima ndabatwara njyana mu rugo, ndabarwaza, ndakomeza kubana nabo kugeza igihe barasiye amasasu hano haruguru ngo abantu nibahunge. Mpungana nabo, babana mpungana nabo, turagenda tugeze Karengera. Abantu barababona kuko nari nabashyize ibitambaro mu mutwe, ariko abantu bakibaza, bamwe batangira nk'uwari ufite igikomere gikomera mu mpanga, ntibari kubashyira igitambaro ntari bashe kubona. Batangira kubona ko abo bana ari abatutsi, mu migambi yabo kuza kubica, ariko babica abantu batabireba. Nza kuza kumenya ko hari amakuru yo kubica. Saa 12 n'igice z'umugoroba ndongera ndabahungana mbavana Karengera mbagarura inahangaha. Maze kuhabageza ngiye biba ngombwa ko nkomeza n'ubundi ndahunga. Amahirwe yanjye rero abana babayeho, bariho 3. Umwe bamwita Ukushatse Salomo, arakora muri Nyaruguru. Undi bamwita Mujawase Noella, abi Kigali. Undi bamwita Ukubishatse Samson, nawe ari Kigali. Ni bakuru, barabyaye, bafite abana. Uretse umwe niwe wahuye n'ikibazo cyo kubabara cyane ku buryo bimufiteho ingaruka mu buzima bwiwe, ariko abandi nubwo byagoranye barakize, Imana irabarinze. Ku byerekeranye n'umwe n'ubwiyunge rero, burya hiyunga abantu bonga abashwanye. Iyo abantu bashwanye tugira gahunda yo kugira ngo tubunge mu miryango yacu, ni ibintu bisanzwe. Ariko birababaje, mu Rwanda rwacu ubumwe n'ubwiyunge twabwishatsemo twebwe ubwacu, nubwo bamwe ari bo bahemukiye abandi. Ibintu byoroshye, isomo rikomeye kugira ngo abantu bagirire impuhwe ababiciye. Buriya ni intambwe ikomeye, abantu bikomeye kugira ngo usobanure. Ngewe hari igihe nyanganira n'abantu nkabona ukuntu baba bafitanye ibibazo nk'abagana, ariko ubundi ubu iki cyaha umuntu yagukoreye ni ikihe gituma umera gutya, ko abatutsi dushyingirana, ko dusabana amazi, ko duhana inka, kandi twarabiciye? Wowe ufite uburakari bungana gutyo bushingiye kuki gishobora gutuma wafata umuntu ugakubita, ugatema, ukagira gute? Nyembe baganiriza rero, ndagira ngo niganirire n'abana bakiri batoya. Jenoside yakorewe abatutsi murabyiga mu ishuri, barabibigisha, bakabibigisha ari amateka, ariko mu by'ukuri ntimubifata nk'amateka, ahubwo mwumva ari ibintu bimeze nk'umugani. Impamvu ituma mbivuga ni iyi ngiyi: iyo muza kumenya ko ari amateka yabaye,
kandi atashobora kongera kubaho. Ntabwo abana batoya haba hakibonekamo abantu bafite ingengabitekerezo, kandi ziraboneka mu bana batoya, ahubwo bavuga ngo bituruka kuki. Ubundi umwana yabajije umubyeyi ati ese papa, abahutu bahoraga icyo abatutsi, umubwira iki? Umubwira iki? Baranyihoreye. Ese ko namubwira genda usubire kuvuga n'ibiki? Icyo gihe nta gisubizo umuhaye. Niyo mpamvu umwana we atangira agashakisha, akajya mu bintu by'ikoranabuhanga, akaza gukubitana n'ibintu abantu babeshya, bahakana, bapfobya, bavuga ko nta jenoside yabayeho, yarangiza agafata ibyo kuko wamuhaye utigeze umusobanurira. Rero ni umurage mubi, kubera ko abana bacu ubwo byanze bikunze bazahura n'icyaha cyo gupfobya jenoside, bibagireho ingaruka kubera ko twabahaye amasomo mabi. Mujye mubwira abana mubabwize ukuri, bo kumva ko jenoside yakorewe abatutsi ari umugani, ahubwo bumve ko ari amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, abahutu bakica abatutsi nyamara bava inda imwe. Kandi munabahishurire mubabwire ko, muzababwire ko abatutsi bahaye abahutu imbabazi. Se bora siko byagenze? Abahemukiwe sibo batanze imbabazi imbere y'abahemutse. Shoni yabivuze, yavuze ngo yasabye imbabazi, ariko yasabye imbabazi yamaze kwigira ko agomba gusaba imbabazi. Mu by'ukuri abatutsi bahaye imbabazi. Imana ishimwe ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nta moko akitubamo, turi abanyarwanda twese, ariko kera mujye mubimenya, abatutsi basize imfura z'abanyarwanda. Niyo mpamvu yatumye bahaye imbabazi abahutu bishe. Bagombaga na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yarebye iravuga iti abantu bazadushiraho, itegeko ryo kwica nirigumaho naryo rikurwamo, bituma abantu habaho imbabazi. Niyo mpamvu yatumye habaho ubutabera bwunga. Murakoze. Gacaca iyo zitaza kubaho ntabwo bashuni ntabwo baba bagihari, wenda itegeko riba ryarabahitanye n'abandi. Kandi mu byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge, ndeka wenda mvuge ku bintu suzi ko abantu bandiriye inka batageze bayinyishyura, ahubwo barandeze muri Gacaca. Siko bandeze. Naburanye hano hepfo shinjwe ngo nishe abatutsi hano, barahamvana njya muri Musasa, babonye bidakunze banjyana no mu Bisesero, ariko kubera ko ukuri kwagombaga kujya ahagaragara, bampanaguyeho icyaha, ndataha njya mu rugo nsanga umuryango wanjye. Ariko nanjye nkubaze, tekereza ukuntu nta nyama nariye muri jenoside yakorewe abatutsi, tekereze ko ntigeze njya kwigwizaho imitungo, utekereze n'uburyo nari meze muri Gacaca. Ese buriya nari igiki? Njya nkunda kubwira abantu rero ngo narushije abantu ubunyarwanda, ariko ntimuzabimpore, burya ninjye wari umunyarwanda muri cyagiye hano muri 1994. Abandi bari abahutu n'abatutsi, ariko mwihangane ntimuzabimpore. Njya mvuga ibyabaye, ibyo nakoze mujye mubyihanganira, namwe utaha muzakora ibirenze ibyo nakoze, cyangwa se cyane cyane abana bakiri batoya, mujye mumenya ko nta muntu ugomba kukoshya ngo kora iki ngiki. Mu mutwe wawe ujye ubanza urebe ingaruka z'ibintu ushobora kuza guhura nazo. Murakoze. Abana batoya ndababwiye mwirinde amagambo mabi akomeretsa, kubera ko yabageza ahantu habi. Nimvuga abana batoya ntabwo ndi kuvuga nk'umuntu wavutse muri 1990 kuza gutya jenoside arayibarirwa akayumva nk'umugani. Impamvu ituma mvuga nk'umugani, ntabwo iyo bitaza kuba bari Kongo ko babifata, ntabwo ingengabitekerezo ibikiriho, ahubwo urabimubwira. Ngewe nagiriye amahirwe yo kujya i Kigali ku Gisozi, ndeba ibintu byahabereye, hari mu Bisesero ndeba ibintu byahabereye, n'ibyo nabonye n'amaso yanjye no kuri Ngoma. Ubwicanyi bwari burenze. Imana izaturinde byo kuzongera kugaruka mu gihugu cyacu. Ndarangije ubuhamya bwanjye, ariko nawe ucikije ntabwo nabo bahaye bwose kubera ko igihe ari gitoya, ariko igikuru mu bumwe bwacu n'ubwiyunge dukomeze dufashanye, kandi abantu muri bakuru no ku mashuri mukomeze mubwire abana
ko jenoside ari mbi, ko yatumazeho imiryango, kandi ko nta cyiza cyayo isenya abanyarwanda n'ubumwe bwabo, bityo bakure bazi ko ari mbi, kandi mubyishyiremo, nabivuze ngo mubyishyiremo, mumenye ko ari amateka atari umugani, kuko umugani baravuga ngo kera habayeho. Ntago rero jenoside hazavuga ngo kera habayeho jenoside, ahubwo jenoside yarabaye, nta nubwo izibagirana, n'ibihano byayo bizagumaho kugeza igihe abantu bazumvira icyo bagomba gukora icyo ari cyo. Murakoze, Imana ibarinde.